ese kwi ugira sheri wapi none se kuva wabaho kuva wamenya ubwenge wari wagira sheri kera naramugize umva se kwini ni kaboyi oya apeshe natakaze mutubwire mu comment uyu muntu uri hano ni umukobwa cyangwa ni umuhungu urebye physical sibyo urebye physical urabona ari umukobwa cyangwa ni umuhungu guys ratamutubwira ni kaboyi ni umuhungu ngende umukobwa none se reka mubaze hari ijipo ugira urayigira ishuri ku ishuri ho niwiganye ipantaro oya niga inferieur aha hari ikanzu ugira what aha data hari igihe wari waheka umwana aho nari iyi naramuhetse kadozo naramuhetse bahe data guys kubyumva noneho twaratekereje turavuga ngo eka ubugome dukorerana n'utuntu dukorerana udushya twose dukorerana tujye tudushyira hanze turebe urenganya undi ariko yarandenganya nese murenganya gute abo ndenganya nako muzabibona guys reka mbaye nk'urugero nk'ibintu yigeze gukora Yo, what's up people? Meze mutese. Ikaze nanone kuri GITV kwa Chenko. Uyu munsi rero ngarukanye n'umuntu witwa Emetuza Queen. Uyu nguyu ni sister wanje. Sinzi niba mutari kubibona ko dusa. Uyu nguyu bamwita sister wanje Eme Queen. Umva tugiye kujya tubana nyine mu mavlog ya Danger kubyumva. Twihaye amezi 5 yo kuba turi mu gipangu tudasohoka. Nta hantu na hamwe tujya kubyumva noneho twaratekereje turavuga ngo eka ubugome dukorerana n'utuntu dukorerana udushya twose dukorerana tujye tudushyira hanze turebe urenganya undi ariko yarandenganya nese murenganya gute abo ndenganya nako muzabibona guys reka mbaye nk'urugero nk'ibintu yigeze gukora ajya akunda kunsanga yacanye kamera nabizi anyibarishwa utubazo ntazi asanga yabipostinze kuri TikTok ariko ubu ngubu reka nze ngo nanjye ubwo ngubwo mbyumvise ndamwishyura ubwo ngubwo mbyumvise ndamwishyura natamureke mbabwire Chenko aba arimo arampohotera uti gute hari nk'igihe njya kwiyogereza udusane ngasanga umuhungu ndetse koza amasahani nturi umwari koza amasahani ndetse koza amasahani uri umuntu w'umukobwa ubu bisabwa n'ubundi style n'ubundi uri umuntu w'umukobwa koza amasahani nose nyine ibyo ngibyo ni ibintu bizwi okay ngaho reka nkwereke reka nanjye bandengana okay nanjye ari nzajya nkongereza nari okay nari ariko nzajya noza ari uko hari dukeye oya ahubwo uzajye woza aruko ari byiza okay guys hari ikintu cyatuma noza amasahani kubera uyu mukobwa uri hano nta nubwo nabona ahantu yakuye kamera kereka wenda nimuhisha password ya telefone yanjye ku buryo ikintu cyose abonye itajya kwa prodi nicyo kibazo kiwe mukamureba ngo bostar areka ubwire ibyo bintu ubundi igifu kirabisya yewega ariko ese rigiye kubivuga umva se kwini ni kaboyi oya apeshe natakaze mutubwire mu comment uyu muntu uri hano ni umukobwa cyangwa ni umuhungu urebye physical sibyo urebye physical urabona ari umukobwa cyangwa ni umuhungu guys ratamutubwira ni kaboyi ni umuhungu ngende umukobwa none se reka mubaze hari ijipo ugira urayigira ishuri ku ishuri ho niwiganye ipantaro oya niga inferieur aha hari ikanzu ugira what aha data hari igihe wari waheka umwana aho nari iyi naramuhetse kadozo naramuhetse bahe data guys ngiye mpamvu wenda ntakunda kwambara amajipo cyangwa se amakanzu sibyo nyine hari ukuntu ureba ukabona ikintu ntabwo cyakobera pe nyine kubera kaboyi nyine ariko reka nkwereke ikintu ngiye gukora ejo wabyanga wabyemera
nzakwaplodinga ugaragara wese apana kureba gutya ngiye nzamufata video atabizi pe mushyire hano ku mbuga Mikaboy ni umuhungu wuzuye 100%. cyangwa se mbakubitireho ifoto yiwe nyishyireho wabyemere cyajya naje kugusaba byemere nyishyireho okay ntari nyishyireho ndayishyira gutya ku ruhande aha ndi gutunga intoki hano kandi biri seremani ndaza kuyongeramo ubwo nyine bashatse kunseba cyangwa dupinge none se reka mubaze sibyo nyine tutagiyeho ngo tubeshye tunavuge wenda ngo ndi kukubeshya cyane kujya gute ari ukuba umuhungu no kuba umukobwa wumvaga iyaba Imana yarakugize iki wahitamo iki nyine guhitamo kuba umukobwa kubera iki kubona ndi umukobwa none se kutitwara nk'abakobwa ko ari cyo kibazo nyine ubwo ngubwo hari ahantu wenda byapfiriye simbizi hari ukuntu nyine umuntu aba ateye nese kwi kugira sheri wapi none se kuva wabaho kuva wamenya ubwenge wari wagira sheri kera naramugize ufite imyaka ingahe nigaga ejo bundi byari niga mu wa 5 segonderi urumva ni uba kaka kamwisheri wawe muratandukanye twahereye ako ntabwo twatandukanye atani kwa kundi nyine umuntu wenda baba bakundana ariko ntabwo twatandukanye gusa rero ntabwo n'umwe ukivugisha undi bivuze ngo anytime bishobora kongera wenda ntawamenya aramutse aje wowe ku ruhande rwawe wabyemere cyangwa wabyanga akareka wabyanga nta mpamvu y'inkundo muri ino minsi yego se varantiregereje ariko oya uretse gato nta mpamvu y'inkundo muri mwese urashaka kuzabasinga mpaka ubuzima bwawe bwose oya ubu nyine hari igihe umuntu ageramo akumva ibintu byo gukundana ubu wakuze byahatari ku buryo wumva igihe cyo gukundana utagikeneye nese igihe urimo ngo ari igihe cyo gukundana oya ubwo wenda kizaza nese nyine ikindi nibaza umuhungu aragutereta abona atari gutereta umuhungu mugenzi we ngenda umuhungu shaka utubwire uyu muntu niba atari umuhungu mu bahungu ese ubundi sonze nyine ndakuzi ariko physically nyine niko umuntu aba agaragara ariko nyine aba agaragara ariko umukobwa guys rero reka ikintu cyagitumye dukora kano kaganiro wari kugira ngo mbabwire noneho ibintu tugiye kujya tubahereza ariko byumva ngiye Imana we uyu mwana ibintu by'amapranka ntabyo azi abibona gutyo kuri televiziyo abibona babikorera abandi ariko namuzi ngiye kujya mukorera amapranka mumbwira ati gira impuhwe amwamuriza ariko nawe nabonye kuri pranka ko arozera ari ibyo ajya nkorera hatariho kamera noneho nkahita nibaza ibaze habaye hariho kamera nese urashaka kuzabikora hariho kamera cyane ubwo urashaka kuzabikora kuguteza abantu urabanteje ngo ariko ntabwo nguteje abantu twese tubyemera ariko ikindi none se ubu uzabasha gufata amashusho ya telefone ubishobore nzajya mpita mbibona ko ari telefone ufite oya none se kamubwira ireba kwa kundi ubuza wemeresheje ukuntu urumva ufata telefone nkayishyira hariya gutya mu ngoni nkayikurebesha wabibwirwa n'iki gutya nkashyiraho akarita ubu nabona agatelefone kiteretse hariya cyakora wenda guys reka mbabwire turimo turakoresha telefone muri iyi minsi nta kamera dufite kubyumva ariko wenda abaye ari kamera igikamera iyo giteretse hariya gicanye kidacanye ntabwo ubimenya kuko ntabwo wahora ujya gucekinga kuri kamera buri kanya ngo urebe ko amashusho ari gufata ariko se telefone haba hariho n'aga flashlight buri kumwe ubwo bizajya gufata amashusho mabi bizajya bigusaba gufata amashusho mabi atariho flashlight bitwaye iki ubwo upfa kujya hanze gusa abantu bakakumenya okay yo guys mukore mukore subscribe kuri GITV kumva mukore subscribe kuri GITV niho ibintu bigiye kuzajya bibera abantu mwese mwari mwarambuze guys ngiye kwiyeranja nyine nzajya mbahereza video pe
nizere ko wenda mudakunda bya bintu by'ibinyabazungu cyane mu gihe tutaragera ku bintu by'ibinyabazungu basumiye mudushyigikira kuko kudushyigikira kwanyu kuzatuma tugera kuri byinshi tunabahereza ibintu byinshi ubu ngubu uyu mukobwa yitwa Queen Ngarisimba umuntu ubona nyine biye byagira iki n'iki nimero ndaza kuyibaha mbona ari rero tujye kuzajya tubahereza ibintu bya danje reka tube tubasezeye tuvuge ngo nakagaruka kuri GITV kandi murakoze cyane intare zanjye akunda kubi ciao ciao